Mimyenda yanjye nyamba. Nayo mwana ari Mimyenda yanjye nyamba. Umugore wanjye ni we dufitanye ikibazo. Bisaha isa neza mu gitondo ahangaha hazwi nko mu Giporoso korodori ahangaha hari amakimbirane arimo kuba hagati y'umugabo n'umugore. Ni ibintu byateje akaduruvayo byateje impagarara ahangaha muri aka gace aho abantu barimo kurwana no kubakiza ubahangaha imbere barimo kurwana. Ni ibintu rero birimo guhungabanya ituze ry'abaturage ahangaha muri aka gace. Numukoro ukomeye ku banyerondo barimo guhosha aya makimbirane kuko ngo uyu mugore n'umugabo bararanye ijoro basangira inzoga ariko gukumanywa yihangu batangira kurwana. Uyu ni umugore warwanaga n'umugabo we. Ginaze kurwana nawe kuva na kare hose. Mu byukuri se murapfiki? Cyahehese. Nta kintu kimwe dupfa habe na kimwe. Namwe tifata imyenda yawe wambara ngo uri nyuma yo kumuga. Ngwino twiyunge umufata gutya. Ngwino twiyunga ngiye kugwa mu myenda yawe. Ko nta muntu unwe nyiguha cyangwa uyima wari uhari kugira ngo ncye mwishakoshi yanjye kare ngiyi ngwino nguye imyenda yawe arabyanga. Ko yari yambaye ubusasi? Nubusinzi yasinze ariko yankubitaguye ndamwihora ngo natugende yabyanze. Ni imyitwarire bamwe mu baturage bavuga ko ikunze kugaragara muri aka gace kazwi nka koridor ahanini iterwa n'ubusinzi ndetse n'uburaya bwiganje aha hantu. Hani ndaya ziture hano ni makorodoro bakora amakosa cyane bashobora kwiba amagamo amafaranga cyangwa barakubita wa mugabo lakini za ndaya minota barabafunga minota barabagarura. Urabyumva biriya kibazo kiri hano ni makorodoro ni biriya ni bibi cyane ni bibi. Twebwe nkuko tubibona biriya haba habayemo ikintu kijyanye no kutikontorora. Nimba umugore n'umugabo mwaserere mu muhanda ukaba ufite ubwenge utekereza ushobora kuvuga utaho kugira ngo sere n'umugore wanjye ku muhanda kamujyana ahantu muri karitsiye. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bose ni bamwe Aime avuga ko abantu bafite imyitwarire itari myiza bagomba kugororwa. Iyo mujya mubona indaya higa no hino mu mujyi wa Kigali zirwana zikora ziba zitwara nabi zifite imyitwarire ibangamiye abaturage. Abo ni inzererezi. Ubuzererezi ni imyitwarire iyo ari yo yose umuntu agaragaza ibangamiye uburenganzira n'umutekano w'abandi. Indaya nazo zirimo rero. Ariko zo ndaya cyangwa se inzererezi z'abagore zinkuru umugi zikora ibikorwa bitesha agaciro umunyarwandakazi abo nabo bakeneye kugororwa bakagira abantu bazima. Uyu muyobozi yemeza ko ubu harimo gutegurwa ingengo y'imari izifashishwa mu kwagura ibigo ngororamuco ku buryo n'abantu bafite imyaka iri hejuru ya 18 kugeza kuri 35 bazajya bagororwa. Kwagura ikigo cya Gitagata bizatwara miliyari zirenga 7, Iwawa itware miliyari zigera kuri 12 mu gihe cya Nyamagabe kizatwara miliyari 3. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Dr. Mukabaramba Rivera avuga ko ubu itegeko rirebana n'uburyo bwo kugorora inzererezi ryamaze gushyirwaho ndetse rikazita no ku gitsina gore. Ubundi mu itegeko n'iteka riyashyira mu bikorwa iki kigo cya Gitagata kizajyamo abana b'abahungu ni ukuvuga abana b'abahungu kugeza batarengeje imyaka 18 hazajyamo abana b'abakobwa batoya n'abarengeje imyaka 18. Hari abashobora kuboneka b'abagore nabo bari mu buzererezi bazazanwa hano. Niyo mpamvu mu kwagura ni ugusana n'ubundi amazu yararimo arashaje ariko buriya abakobwa b'inzererezi tubona mu muhanda ntabwo tugera aho tubashyira. Niyo mpamvu hano no mu itegeko niho bazajya ndetse n'abagore. Bisobanurwa ko ibigo ngororamuco bya Gitagata, Iwawa ndetse n'ikigiye kubakwa Inyamagabe nibimara kwagurwa ubuzererezi bugacogora ibigo bizajya bitanga n'amasomo ku bashaka kwiga imyuga n'ubumenyi ngiro. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, i Kigali.